ngera no ku ICYUZUZO TV bien sûr ndareba nsanga hari ibiganiro byinshi cyane bivuga ku bantu bagenda bahinga, noneho ugasanga wavuze nko ku muntu, nkabona ikiganiro wakoranye n'umuntu nkahita natse imodoka nkagenda nkajya kuhareba. Umaze gusura hafi ibice byose by'igihugu, ari n'izina nasubona turimo, nabanje kujya gusura njya za Nyamasheke, njya ahantu hose ngira inspiration ku rwego rwo hejuru, ntangira no kubara amafaranga ari mu nsanga, amafaranga ari mu buhinzi ntago wazacuruza mu iduka ngo bishoboke. Ni ukuvuga ngo amafaranga mu buhinzi arahari, ahubwo mwikomeza kubona ko kurebera muri yandorerwamo y'ibishyimbo utera ukabona ikivuyemo ntigihwanye n'icyo washoye. Reka dusuze abakunzi b'ICYUZUZO TV, ijwi ry'ubuhinzi n'ubworozi. Uyu munsi ryabaye ijwi ry'ubuhinzi n'ubworozi. Ni benshi mugenda mutwereka ko mudukurikirana mu turere dutandukanye tw'igihugu, muduhamagara muri benshi. Nk'uyu munsi ushobora kuba nahamagawe n'abarenze 4, i Rubavu, mu Ruhango, i Kigali, bagiye bamamagara. Ariko si uyu munsi wonyine, n'igihe cyose bahora baduhamagara batubaza ko ku biganiro tuba twakoze. Twishimira ko nimwe dukorera, kandi twishimira iyo muduhamagaye, tubona ko ibyo dukora bifitiye abanyarwanda akamaro. Kuko iyo tuba dushaka amafaranga cyane, ntabwo tuba twaragiye muri ibi biganiro, twari kujya mu bindi biganiro bitandukanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ariko twavuge ko ICYUZUZO TV ari ijwi ry'ubuhinzi n'ubworozi. Tuba dushaka ko umunyarwanda atera imbere biciye mu kwiteza imbere mu myuga abantu cyangwa imirimo abantu benshi batinya irimo ubuhinzi, bumva ko umuhinzi nyine ari uwabuze uko agira. Ntabwo ariko bimeze. Reka dushimire kaminuza yo muri Amerika, Pedro University, ku bufatanye na SWABO, Scientific Animation Without Borders. Bo bagize initiative yo kutwegera, bagira initiative yo kutwegera kugira ngo tubashe gukorana muri ibi biganiro, tubashe gusakaza amakuru henshi atandukanye, kugira ngo aho isi iri kwerekeza cyane ko ubutaka butiyongera ariko abantu biyongera, babashe kuba bakihaza mu biribwa. Gusa turacyafite ikibazo kubona nka Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, RAB, nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, nta n'umwe uratwegera. Tumaze gukora ibiganiro byinshi birenze 300 biri ku rubuga rwacu, kandi biri gufasha abanyarwanda muri rusange, ndetse n'abakurikirana imbuga zacu muri rusange bari hanze y'u Rwanda. Ariko by'umwihariko 90% n'abakurikirana ibiganiro dukora n'abanyarwanda. Hari imishinga myinshi, hari ONG menshi atera inkunga ubuhinzi n'ubworozi, ariko sinzi twebwe impamvu mutatwegera, kandi ari twebwe dufite ubushobozi bwo kwegera abaturage tukabereka na politike y'ubuhinzi aho igeze, na politike bimwe mwakoreye mu nama ntago muzaza kuri tere ngo mubivuge, aha kenshi mubabiri muri raporo. Twebwe muje mukatwegera, tubishyikiriza abahinzi kuko nibo bakeneye kubikora. ICYUZUZO TV ni ishuri ry'abahinzi, aho bigiraho ari benshi kandi batandukanye nk'uko namwe mugenda mubibona. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe twanyarutse, twavuye mu karere ka Huye twinjira mu murenge wa Ruhashya, aho ni mu kagari ka Buhororo, ahantu iyo mu cyaro epfo mu kabande. Nk'uko mubireba ni imisozi itariho amashyamba, iriho ibigori hirya no hino. Ariko by'umwihariko ahantu duhagaze ni mu nanasi. Si nanasi zonyine nubwo arizo duhagazemo, harimo igihingwa cya makadamiya, hakabamo igihingwa cya avoka, hakabamo ibigori, hakabamo ubworozi, ihene, inka. Ni byinshi tugiye kwiga. Impamvu ibi byose tuba tubikora, tuba tugira ngo abantu babashe gufunguka kandi babashe kwigira ku bandi. Burya ubonye umuntu yarakoze ibintu, tushaka kugira ngo ibyo bintu yakoze abigeze no ku bandi, n'abandi batinyuke. Ubuhinzi bube business, ubuhinzi bube ubutunga igihugu, ubuhinzi bube ubugaburira abanyarwanda. Nkuko twa turi kubabwira, hari umuhinzi tugiye gusura, aracyari umujeni. Dushishikariza urubyiruko ko rwo rugomba kujya mu buhinzi, rwo rufite imyumvire myiza ishobora guhindura ubuhinzi, tukava muri bwa buhinzi bwa mpinge ndamuke, ahubwo tukajya ku buhinzi bwa kinyamwuga bushobora gutanga amafaranga kandi bugatanga n'akazi ku bantu benshi. Umujeni tugiye kuganira agiye kutubwira byinshi bitandukanye, atubwira icyamuteye gukora ubuhinzi, aratubwira byinshi. Reka tumwakire kuri mikoro z'ICYUZUZO TV.
Mwaramutse neza. Mwaramutse. Uriya mugabo. Buriya iyo ureba uriya mugabo abantu bose baba bari kukubona bakurikirana ICYUZUZO TV cyane ko bamaze kuba ari benshi. Yego murakoze cyane baramutseho. Yego. Amakuru yacu. Amakuru ni meza. Turashima Imana. Yego. Mwasuwe n'ICYUZUZO TV. Ry'Ubuhinzi n'Ubworozi. Ni karibu cyane. Mwahageze mu buhinzi kimwe mu bikorwa abaturage cyane batinya ariko twe dukora. Yego. Ni karibu ni karibu. Mwatangira mwibwira abakunzi b'ICYUZUZO TV. Urakoze, nitwa Mana Inyase. Nkaba ndi umuturage umunyarwanda, nkaba narakuriye hano mu karere ka Huye, akaba ari naho nigiye amashuri yanjye, akaba ari naho mbarira nkorera ubuhinzi n'ifumbire nyivana mu bworozi. Ubwo n'ubworozi ndabukora ariko bitari hejuru cyane, ariko nabyo bikoreka. Wakumva Mana Inyasi yahita yumva iki? Wumva umugabo ushira ubwoba kuko ndabivuga gutyo kubera ko mu buhinzi ntago ari ikintu umuntu yisukira. Ubuhinzi tumenyereye ko ari hantu umuntu ajya akamena amafaranga ntazagaruke, ko nibyo twakuriyemo tubibona ababyeyi babikora, ukabona mu by'ukuri ukajya wibaza umuntu uhinga bigenda gute, ariko ngira ngo ni urwego tuba turiho rw'imyumvire wenda itaratera imbere ku buryo tumenya yuko ikintu kigize umuntu ari ubuhinzi. Ubu rero jewe wumvise Mana wakumva ikihebe ni umuntu ushira ubwoba, ngiye gushora kama mbaye mu yego cyane. Mbere yo kujya mu buhinzi wakoraga iki? Mu busanzwe waranabwize? Oya, ntabwo nize ubuhinzi, nize ibaruramari, icyo bita comptabilité. Nyiga muri secondaire, nyiga muri kaminuza, hanyuma nkoraho igihe gito mu bintu bijyanye na Canal Plus, ariko nkorera ikigo cya Teledis, mpagara ishami ryabo hano Huye. Hanyuma nza gutangira kwikorera, rero ntangira kubyikorera ku giti cyanjye guhera mu 2017, ari naho naje no gufungura iduka rigicuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga cyane cyane electronique. Ndicyo bintu abantu cyane banziho, nibyo nanakora n'ubu ngubu. Niho havuye n'ubushobozi bwo kuba natangira kugura isambu nkaza nkahinga. Yego. Ubundi niki cyakwegispiye cyagukururiye ko uvuga ngo ubucuruzi ngiye kubangikanya n'ubuhinzi? Buriya nibaza ko umuntu ari we wese ahava akagera aratekereza. Turi ikiremwa, umuntu ni ikiremwa kigira ubwoba. Ntabwo uzumva umunyarwanda avuga ngo uriya muntu ngo sinzi ukuntu babivuga, ni igihazi ko babivuga, umuntu utagira umuntu nyine udatinya, ariko umuntu muri natire ye ni umuntu ugira ubwoba, ugira amakenga, nabikora nkahomba, nabikora nkashya. Rero ikintu cyatumye njya mu buhinzi nuko ndi umuntu utekereza ngo ejo bizagenda gute. Igihe cyose nakoraga ncuruza, ibyo ncuruza binampa n'amafaranga kuko yaramaze kumfasha kugera ahantu hatandukanye. Ibyo nashakaga kwikorera nkabyikorera, byatumye ntekereza ndavuga ngo ese ni ikihe kintu kirambye kurusha ibyo ndi gukora. Mara igihe mbitekerezaho, ariko ntaratora solution, ariko mpora mbitekereza umunsi ku wundi, ni ikihe kintu nakora, ni ikihe kintu ubushobozi mfite uyu munsi cyangwa se ibyo ndi gukora uyu munsi byambyarira, ariko kirambye, nazaraga n'umwana, nazaraga n'umuntu ari we wese, kikanahindura societe cyane cyane. Kuko tugendeye kuri gahunda za leta na inspiration Perezida wa Repubulika Paul Kagame aduha iyo tumukurikira inshuro nyinshi, ni ukureba ikintu gishobora niki nk'umunyarwanda ufite amaboko, ufite ubwonko, wakora kigahindura community, kigahindura societe urimo. Rero numva si ku nyungu zanjye gusa, ahubwo narebye inyungu zanjye ko ndeba n'ikintu namarira igihugu cyane, niko kuza mu buhinzi. Ni ugutekereza kureba kuvuga ngo niki nakora cyo mu gihe kizaza kirambye, nzasiga ku isi kigasigara gikorwa, kigatunga abantu benshi, nanjye nkaba nzi ko wenda nawanjye nasiga baba bafite umutekano mu mibereho. Nicyo cyatumye mbijyamo. Nitwa Mugwaneza Justine, nturuka mu mudugudu wa Gashara. Uyu mugabo rero Mana twaratangiranye igikorwa cye, nukuri yatugiriye neza abaturage bo muri uyu mudugudu. Twatangiranye nawe rero atangira ibi bikorwa by'ahangaha, kuko natwe
hari ikintu tumaze kwigezaho kuva twatangira ahangaha, kuko ahangaha urahakora amafaranga ukayegeranya ukabasha kwishyurira mituweli ku gihe, waba ufite ikibazo cyo kuba wagura itungo ukarigura, rwose yatugiriye neza, yaziye igihe. Kandi si twe twenyine, hari n'abandi benshi, nuko nta kazi kenshi gahari, dukora turi benshi. Ni ukuri Imana izajya imukomereza amaboko. Nitwa Karemera François. Uyu mugabo rero yewe ngiye kuvuga ibye byanatinda rwose. Reba bari abantu. Uyu mugabo twaramenyanye atangira kugura hano, turamenyana, yasanze mahinga matisha, aza kuhagura, maze kuhagura noneho hakaba harimo imirima yanjye, mbega ni nk'Imana hari yari imuzanye kugira ngo duhure. Imana yari ibaye Imana neza neza, wahuye n'Imana cyane. Ubwo abahingaga nabo bahise bavamo. Imana rwose ankorera imigisha, arambwira ati wowe aho wahingaga uzakomeza uhahinge kugeza igihe nzashakira kuhahinga. Ndahahinga, hageze igihe cyo kuzana imbuto, bacukura imyobo batera imbuto, tumenyana gutyo, ndahaguma. N'ibi bintu bye byose nijye ubibungabunga, urumva. Yaba ashaka abakozi, ubwo akambwira ati yewe shaka abakozi ushyire hariya bahinge. Noneho abakozi nkabazana bakahinga, nkakunyereza amafaranga nkabahemba. Ugira ikibazo akakubwira ati iba ufite ikibazo reka fata amafaranga ugikemure, tuzaba tubivugana. Amakazi nkabasha gukuramo igikoma cy'umwana, nkabasha kubona ikimutunga, yewe nanahembwa nkabona yo kwizigama mu itsinda, nagira ikibazo nkajya kuguzamo. Ubwo rero ndumva Imana nta kintu namushinza, kuko kugeza n'iyi saha dore umwana wanjye neza kandi nta kibazo, sinigeze muta ngo njye mu kazi za Kigali, kubera amafaranga ya Mana nkora buri munsi akamakazi. Hari n'amatsinda mubamo, byo bimeze gute ayo matsinda? Amafaranga yo gushyiramo nyakura hano kwa Mana, nk'uko nakoze uyu munsi nkakorera 1000. Iyo umwana nta gikoma afite imugurira igikoma, kuko mba nzi ko ejo nzakorera ikindi 1000 nkakijyana mu itsinda. Iyo ngize ikibazo rero nk'uko nk'akazi wenda karahagaze nta kazi karimo, ndagenda nkaguza muri iryo tsinda nkakemura ikibazo, cyangwa nkaba nagurira utwenda umwana, akazi kazagaruka nkakora nkabona udufaranga two kwishyuramo. Icyambere ni ugutinyuka. Akenshi urubyiruko rwitwaza ngo ntabwo bari babona ubushobozi, kandi ubuhinzi n'ubu ni ahantu ujyana amafaranga. Ariko buriya jewe hari ikintu nabonye, hafi urubyiruko rwose rwo mu Rwanda dufite ababyeyi dukomokaho bafite amasambu iyo mu byaro cyangwa si wabo cyangwa hehe. Icyo nashishikariza urubyiruko cyangwa se n'undi munyarwanda uwo ari we wese, nimba ufite icyitwa ubutaka atari ahantu hagenewe kubakwa, nimba ushobora kubona akantu gatoya wakwigondera k'ubutaka bwo guhinga, wifata amafaranga ngo ujye gutera ishyamba, kuko nujya mu mibare y'ishyamba nta nyungu irimo. Ishyamba mu myaka 7 nibwo utangira gusarura ugasanga amafaranga avuyemo. Ariko nutera amakadame cyangwa ugatera ikindi kintu, ukajya ugatera avoka, uraba ngo cya giti kizahoraho imyaka myinshi cyane, ntuzasonza ugifite, nta wawe uzasonza agifite. Nanashyigikiye ya gahunda yo kuvuga ngo n'umuntu mu rugo iwe ufite iwawe utaha, mu biti utera by'indabo wakagombye kuba ufite ibiti bitari munsi ya 3 bitanga imbuto, kuko igiti cy'avoka kimwe ku mwaka gishobora kuguha ibiro 300. Ibiro 300 ntago wabirya mu rugo, usanga hari izipfa ubusa ukagurisha. Ubu nk'izi voka dutera hano zitwa hasi, nizo ziri ku isoko ubu ngubu zitanga amavuta. Urasanga akavoka kamwe gafite amagarama 180 kari kugura ibiceri 70, karabirengeje ni 120. 120. Ubwo ni ukuvuga ngo ni umuntu umaze gukanura nyine wigira ku isoko, sibyo? Ariko nk'umuntu mu rugo bamusanze mu rugo iwe yifitiye igiti, bamukuraho nawe akagenda kunguka ya 50. Urumva, itekereza ufite avoka 100 ako kanya ushobora guhubura ukazihereza umuntu, si 100 se? Urumva rero abantu nibakanguke,
ahantu hose utekereza ko wabyaza umusaruro mu buhinzi, witekereza ko ngo ndagenda nshyiraho ishya. Rwana n'igiti cya avoka, rwana n'igiti cya makadamiya, rwana n'ikindi giti icyo ari cyo cyose gishobora kukuzanira inyungu, ugishyire hariya, wigomwe umwaka umwe burya ubuhagije kumenya icyakunze n'icyanze. Icyo ngicyo kizakubera akabando uzicumba igihe utazaba ugifite imbaraga zo gukora. Nicyo nabwira urubyiruko, ntibatinyuke, mu buhinzi harimo amafaranga. Nkukoreye imibare mikeya yoroshye, duhereye kuri izi nanasi. Izi nanasi aka karima turimo karimo inanasi 1500. 1500 reka tubare kuzeza inanasi 1000 icyarimwe. Ku isoko wavuze ko iyadibye ari 400. Nta nanasi ya 400 wabona. 500 igurirwa mu murima. Umuntu araza akigurira. Jya hano na hose nagiye nta muntu ufite umurima w'inanasi ujya kugurisha ku isoko. Ahubwo baza kumurangura, bagacagura. Ufata izo nanasi 1000 zirimo ukube amafaranga 500. Ni kuvuga minote ni ibihumbi 500. Ibihumbi 500. None se sinakubwiye ko hano mfite ibihumbi 60. Reka dusipoze ko nejeje wenda ibihumbi 50. Ibyo bihumbi 10 na bingahe tubyihorere. Ngaho kuba fata 500 ku bihumbi 50. Bare abaze gukuba ni bakuwe nabo biyumvira. Ni miliyoni 25 ziziye rimwe. Kandi uzeza no kubanga iyi nanasi niyeraho inanasi iruhande haba hari indi mibyari 2 cyangwa 3. Nuyica hazaba hari undi mu mezi make cyane izaba yongeye kwera. Nuwango uzasarura inshuro zirenze imwe mu mwaka. Nubara mu myaka 5 igihe itangiye gusaza, uzasanga wa murima wawe wateyemo 1000 uzasanga uri gukuramo miliyoni ku mwaka. Ushaka gukuramo nka miliyoni ziri muri 10. Akantu gatoya ko mu rugo wakora, akantu gato ko munsi y'urugo wakora. No kuvuga ngo amafaranga mu buhinzi arahari, ahubwo mwikomeza kubona ko kurebera muri yandorerwamo y'ibishyimbo utera ukabona ikivuyemo ntigihwanye n'icyo washoye. Birumvikana iyi nanasi iri muri santimetero 60. Izavaho inanasi, reka tuvuge ko izavaho inanasi 2 cyangwa 3 mu mwaka. Si cyatanu. None se kube ni 1000 inanasi 1000. Reka dukube muri ya nanasi imwe ibishyimbo, sibyo, muri santimetero 60. Wabonamo mirongo? Ntabwo wayibona. Iyo niyo logique yoroshye. Niyo mpamvu ugiye ubona ngenda mbona ubushobozi buto ntera inanasi, mbona ubushobozi buto ntera inanasi. Hari n'ibindi za marakuja n'ibiki byose. Nka marakuja sinzi nimba utazibonye, ziri ku mirongo. Mfite gahunda yo gushyiraho n'ibyima by'inzuki, kuko izi nanasi nizitangira kurabya, izi makadamiya nizitangira kurabya, ibi byose nibitangira kurabya amavoka, za nzuki zizajya gutara ubuki muri bya bihingwa byanjye. Biba biri kubona ya ntunga gihingwa iva mu nzuki ituma rwa rurabo rudahongoka. Uri kumva? Icyo gihe ubuki se hari utazi ikiroko kigura. Urumva mu murima harimo imishinga irenze myinshi. Abantu rero akufite waba ufite amafaranga abuze icyo ukora, shaka wikwipasa muremure, shaka akantu gato uzagende wagura. Niyo wagira ibiti 50 byavoka, nushyira mu mafaranga uraza gusanga uzaba ufite amafaranga. Nubikikiza inanasi uraza, nta isoko ry'ubuhinzi ntidushobora kurihaza. Izi nanasi mfite ahangaha nta nubwo zahaza kano kagari nako uyu mudugudu, ntibishoboka, kuko inanasi zikenewe ku isoko, inganda kuziexportinga, kuzihereza abazirya n'abantu benshi cyane, ntidushobora kuzihaza. Nk'urugero nkangi wanjye dukoresha inanasi 12 mu cyumweru, ziri bujye muri ji udashyizemo izo turya. Urumva rero ni business ikomeye kandi yagutunga mu gihe urastruggling, uhura n'ingorane zikomeye mu mizo ya mbere. Abantu baranaguseka, ariko iyo watangiye kujya muri calculatrice ukabara, uravuga ati baranseka uyu munsi, barabona ko ndi kwisahura njyana amafaranga, barabona ko ndi gukora ibintu by'ubugoryi, ariko mu gihe kiri imbere nzaba mpagaze neza. Reka tugushimire cyane ku kiganiro cyiza tugiranye. Murakoze cyane. Ndabashimiye ICYUZUZO TV cyane rwose. Mujye muhora mudusura, mujye n'ahandi, ibyo mwashyizeho turabibona kandi biratwigisha. Nk'ubu hari ibintu mwigeze kutwigisha by'ukuntu batera imyumbati, ukuntu batera imishingiriro bagacukura, ni ibintu byinshi maze kubigiraho, ku buryo harimo ibintu byinshi ngenda nkora kahise gatoya. So iyo mutabaza kuba muhari, hari imbaraga tutari kuba dufite, ko no kuza ahangaha mukareba ibyo dukora
ni imbaraga, bigera ahantu henshi bituma abantu bakubaza uko bigena bakagutera imbaraga nyine muri ubwo buryo. Turabashimiye cyane. Nigeze kuganira n'umuntu arambaza ko nakubuze, ndamubwira nti mbaragiye guhinga. Akibyumva arambwira ati "Giye rero ntabwo byashoboka, sinahinga." Kandi giye ku giti cyanjye numva ari ibintu bishimishije. Urumva buri muntu wese agira, nyuma yo gukora analize ugakora ubushakashatsi butandukanye kuri icyo kintu navuze nashaka kugeraho kirambye, ntabwo ikintu kirambye gusa ari ubuhinzi, ntabwo ari ikintu kirambye umuntu yakora wese, ntabwo ari ubuhinzi, ariko bivana nanone n'amaso yawe ahantu areba ibintu ureba. Ni ukuvuga ngo jyewe nahisemo ubuhinzi bitewe n'uburyo nakozemo ubushakashatsi, nkareba iyo ukora ubushakashatsi ureba ibyo bintu, ese nimba tugiye muri Covid ncuruza electronique tugafunga, ikintu mu buryo bwose, muri situation zose, mu bibazo, mu byiza, ikintu kigumaho ni ikihe? Nibyo gihe nagombaga kwibaza. Naribajije rero nsanga nta handi hantu najya atari ubuhinzi. Kandi mu buhinzi igice kinini cy'abanyarwanda hafi 90% dutunzwe n'ubuhinzi, barahinga. Igice kinini cyacu ni ubuhinzi. Ndavuga ni rero umuntu washora imari mo hariya akabikora bitandukanye nuko abatubanjirije babikora cyangwa se babikoraga byazana umusaruro. Nuko rero ntangira kugenda nsura abahinzi batandukanye, ntangiye njya kuri internet, ntangira kujya ndeba kuri televiziyo cyane, nkareba ibiganiro bijyanye n'abantu bateye imbere mu buhinzi. Nza gusanga ubuhinzi ni ikintu kirimo bamwe mu bakire ku isi dufite mu bambere bakora ubuhinzi. Noneho ikintu cyaje kuntangaza, nza gusanga n'abantu abenshi babonye amafaranga bamaze gukura bashaka kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, bahita bashaka amasambu, nibwo bibuka kujya kugura amasambu bakajya guhinga. Naho rero navuze ntari kubanza bya bintu birimo ibanga, ariko ubu ufiteho notion. Twebwe nakuze mu rugo bagira amasambu, havamo umwumbati wo kurya, havamo ibishyimbo, havamo iki. Ibyo ntago ari ikintu cyari kuntungura, ahubwo naravuga ngo noneho nimba abantu bakuze bose bashaka ahantu bajya gushyira ikiraro bakahashyira n'umurima, ugasanga ari gutera avoka, ari gutera makadami afite imyaka 70. Ntangira kugenda noneho mbegera mbabaza, uko mbabaza nkabwira ko nshaka guhinga. Ati basi uzabishobora, ariko ukabona nta n'umunsi intege. Najya mu bajene tungana, najya mu bantu batoya, kwa kundi nyine babantu baba bakirukanka cyane, ukabona nta byumva. So ndavuga ni sasa ni abasaza, abantu bakuru, nimba ashobora kugira icyerekezo nk'icyo ngicyo akagikorana nashaje, kubera iki gihe ntagikora ndi muto. Rero nagiye njagajaga ibintu byinshi, ngera no ku ICYUZUZO TV bien sûr. Ndareba nsanga hari ibiganiro byinshi cyane bivuga ku bantu bagenda bahinga. Noneho ugasanga wavuze nko ku muntu, nkabona ikiganiro wakoranye n'umuntu, nkahita natse imodoka nkagenda nkajya kuhareba. Umaze gusura hafi ibice byose by'igihugu, ari n'izina nasubona turimo, nabanje kujya gusura njya za Nyamasheke, njya ahantu hose narahagiye, njya no ku bandi babikora hafi yanjye, hari undi mugabo icyaro ubikora. Ngira inspiration ku rwego rwo hejuru, ntangira no kubara amafaranga ari mu nsanga amafaranga ari mu buhinzi ntago wazacuruza mu iduka ngo bishoboke. Yego. Nuko tujya twibwira abantu tukabwira tuti ibiganiro dukora ni ibiganiro bifasha abanyarwanda gufunguka mu bwonko, gutekereza cyane, ko hari icyo ukora ariko ukagira n'ikindi ukora. Nimba mubyibuka neza muri Covid ikintu cyari cyemewe gukorerwa nta kibazo cyari bwari ubuhinzi, ibikomoka ku buhinzi, ubwo ni value chain y'ubuhinzi. Rero nimba leta ivuga ngo kurya urumva bigateza ikibazo, kuki aha hantu tutashora imari? Natwe icyo nicyo cyadukururiye gukora ibiganiro by'ubuhinzi n'ubworozi. Siko ari ibiganiro bituzaniye amafaranga, ahubwo ni ibiganiro dushoramo amafaranga kugira ngo nibura abanyarwanda babashe kubona ubumenyi bwisumbuye kubwo bari bafite. Uyu munsi rero murumva ko ICYUZUZO TV ni televiziyo imwe ikorera mu gihugu, ariko yibanda ku buhinzi n'ubworozi mu iterambere ryabyo no gushishikariza abanyarwanda kubikora bitandukanye n'ibyakorwaga mbere. Uyu munsi turi mu murima w'inanasi, si inanasi zonyine. Ubundi Imana wakumva ibyo uhinga ubundi ni ibiki? Urakoze. Jewe reka mpere gufata umwanzuro kujya mu buhinzi. Urumva imaze gufata umwanzuro kujya mu buhinzi, utekereza n'icyo uri buhinge. Urumva ubucuruzi nkora
ntabwo nabuhuza na za sezo zo kuvuga ngo tugiye muri sezo yo guhinga ibishyimbo duhinga ibigori uhita usanga bigiye kuba akazi kuko buriya ubuhinzi ni ikintu gisaba ngo ugikurikirane ubemo utabayemo birapfa. Noneho ndavuga ngo uwagura isambu nkahingamo ikintu kirambye mu myaka 5 mu myaka 10 kizaba gitangiye gutanga umusaruro. Natangiye mfite igitekerezo cyo guhinga avoka, ndanabyanzura ndabona ni ngomba guhinga avoka zivamo ibintu byinshi, abantu barazirya. Ntabwo ari ubwo byari bivuye ko njya mu isoko gushaka avoka yo kurya, kaba ari gihe nyibuze ukajya mu alimentation yose mu supermarché wanayibona ukayibona iguhenze. Ndavuga ni ibintu ariko bishobora kuba birimo abantu barimo barabitindaho. Kubera iki tutajya gutera avoka rero nkavuga ngo avoka zivamo, nkaba naranigeze gusura umuntu usanga akuramo amavuta yo kurya, ayo kwisiga, ngo no mu mibuto no muri bya bishishwa by'abahava amajyane. Ndavuga nti kubera iki nimba nshobora kubona amafaranga yo kugura isambu ntayigura agiye nkajya gutera avoka. Bitangira ari uko nguko, gahunda icyo nshyize imbere ari ugutera avoka. Mu nyuma nagiye nkomeza nsura urumva umuntu abagihuzagurika utarafata umwanzuro neza kwako si ibintu wamenyereye. Birangira bwa mbere na mbere nteye makadamia. Ubu mfite makadamia ndaza kuzibazengurutsamo nzibereke. Zimaze umwaka twateye mu 2022 mu kwa 11. Ubu zimaze umwaka zaranafashe makadamia zigeze kuri 600. Noneho rero muri ndi hinga rikurikiyeho buri ikintu cyaba bari ikintu cyawe. Niho nagiye nsubiza ibitekerezo inyuma, none no guhora mu murima no gusura abantu no kumva deal ziri mu buhinzi, ntangira kubona yuko cya gitekerezo cyanjye cyavoka cyari cyanyacyo. Yego. Cyari cyanyacyo ariko zikagorana. Yego. Paraporo ya makadamia. Rero ndavuga n'ubundi ikigoye si ugutera avoka ngo zinanire, ikigoye ahubwo no gushaka ubutaka no kubutunganya, kuko inzira naciyemo yo gutunganya ubutaka niyo yari igoye. Mfite ubutaka, mfite inka, mfite ihene zimpa amafumbire, mfite wenda udufaranga duke dushobora kugura indi fumbire. Kubera iki none ntakora ikintu numva shaka kagiharanira muri yego. Ubwo rero makadamia naziteye kuri hectare 3. Nzitera ari makadamia 600, ariko nkaba mfite ikindi gice kitaratunganywa nicyo nakurikijeho gutunganya. Ubu maze gutera avoka. Icyo gice iyo tubwira ngo kitaratunganywa mbere cyariho ibiki, uyu munsi ni ibiki wakuyemo kugira ngo ubashe gutera? Reka duhere hano turi. Yego. Ahantu hose ngira ngo mwagiye mureba kamera gica hahoze ishyamba nk'iryo muri kubona muri iyo misozi iri hakurya cyangwa hahirya hose. Hahoze hari urwo rwego rw'ishyamba. Ishyamba ryatewe muri 40 na kangahe rikuze ibishyitsi binini, araza kuza cameraman araza kugifilima arebe nk'igishyitsi kiri hariya. Ni urwo rwego rw'ibishyitsi twakuragamo. Naraje ngura ahantu urumva kugira ngo ubone hectare 1 hectare 2 3 ziri ahantu hamwe. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Urumva usanga ahantu abantu bahinga ari utugabane tw'abantu bagiye bagabana. Rero ahantu hamwe na ahantu hadahinze hari ishyamba. Nagendaga nkagura, naraje rero ngura ahantu hari ishyamba. Ishyamba rimwe ribi hadashaka kugira ikintu na kimwe keramo. Ndahahindura, ndabikura bivamo, mbanza gutunganya hectare 3. Ziratunganyika neza, ntikiramo izo makadamia, ndahatunganya neza. Noneho hakurikira n'ikindi gice aricyo kiturimo nagitunganyije. Nyuma mubona harimo inanasi, hari ishyamba ringana gutya. Yego. Umuntu yahaguze akuramo ibyari birimo araritera, none ndahamugurira. Nanjye mpita ndikuramo, mpita nshyiramo avoka, nshyiramo n'inanasi. Ubu rero nukuvuga ngo mbere inza hano hari ishyamba. Ibihingwa nyamukuru mfite hano ni ibihingwa byitwa makadamia, ni igice cya makadamia. Ikindi gice kuko mfite hectare 10, nuvuga ngo hectare 3 ziriho makadamia, hectare 7 ndateganya zose kuzuzaho avoka. Kugeza ubu mfite ibiti 1024 bya avoka maze gutera muri uku kwezi muri iki yego. Rero muraza kugenda mubona harimo ahantu hari inanasi. Urumva nagiye impinga ngo kugira ngo ugume muri ibi bihingwa byacu umenye ubuzima bw'igiti cyose ufitemo, ntabwo wabitera ngo ugende. Igiye ni ku giti cyane nararebye mbona ntagira ibindi bintu nkoreramo nzagira risk yo kuba bya bintu nzabipfusha.
rero tugira gutya sezo yaza ubutaka ntitubwihorere tugashyiramo iyo soya tugashyiramo ibyo bigori ibyo bishyimbo bitwara amafaranga kenshi nta nagaruka cyane kubera ko ubutaka buba bukiri bubi ariko bimfasha kumenya ubuzima ku munsi ku wundi ahakeneye ifumbire ahakeneye amazi ahakenewe umuti ahakeneye gupuruningwa gukataza bya byonnyi ibyo byose mbasha kubimenya rero ndareba nsanga ibigori ibishyimbo iki bizajya bintwara amafaranga binansabe guhoramo kenshi niho rero naje kuzasura ndavuga ngisha inama abagronome nza gusanga ndamutse mfashe inanasi nkazishyiramo nazihinga mu biri mwenda kuko inanasi burya imara imyaka 5 ushobora kuyihinga muri no sezo y'imyaka 5 ikarangira nkashyiramo izindi myaka 5 bya biti bikaba bitangiye kwera nkazireka ubu rero niko ubona inanasi zagiye zijyamo ariko ntabwo zibuze kuzisanga ahantu hose kuko inanasi zirahenda rwango kugira ngo iyi nanasi ubona aha ngaha uruno rugemwe kugira ngo rujyemo usanga ruguhagaze inoti 150 ibiceri 150 150 rero ubu maze gushyiramo ibihumbi 63 by'inanasi urumva ingemwe urumva bigeze mu hafi muri miliyoni 9 gutyo rero ntabwo byoroshye kubonera rimwe isambu ya hectare 10 ubu maze gutera kuri hectare byibuze 3 nazo ntizirakwira urumva ndacyafite urugendo ariko target mfite nuko hose ahari urubuto hagomba kujya inanasi kugira ngo mu gihe ntarasarura za makadamia inanasi zibe zitanga umusaruro mu gihe ntarasarura za avoka inanasi zazi mu musaruro ariko nkaba naraje no gusanga rero ari na diri ikomeye ku buryo naho nshaka kuzahagura nkashaka igice cyazo zo gusa kavuga ngo ngiye guhinga inanasi gusa nka hectare byibuze nk'ebyiri kuko urumva ubu bizagera ahantu makadamia mu myaka 7-10 zizabe zafunze avoka zizabe zafunze ku buryo nta nanasi yajyamo rero ibyo mpinga ubu ngubu mu magambo make ni makadamia ni avoka ni ibyo ngibyo ni inanasi ziza zinyunganira mwibuke neza ko inanasi uyu munsi yabuze amafaranga mu mujyi wa Huye reka tubare mu mujyi wa Huye niho twirirwa inshuro nyinshi inanasi yahombye yadibye mu kinyarwanda cyumvikana mu baguzi no kudiba ngo yadibye ntabwo ishaka kujya munsi y'amafaranga 300 byanze bikunze abaye make mu mujyi wa Huye ntabwo yajya munsi y'amafaranga 400 rero murumva kugira ngo afate inanasi ibihumbi 60 murumva ko ari ikindi gitekerezo tuba dushaka abanyarwanda batekereza gutya abanyarwanda babasha gutekereza kure bakabona ko ibintu byose dushobora kubibyazamo amafaranga nimba ahinze iyo voka mu gihe ukitegereje ko yera inanasi yera vuba ushobora guhingamo ya nanasi kandi ukabibyaza umusaruro turi kugenda tuganira na Mana mu biganiro bitandukanye mu kiganiro turi kugirana amaze kutubwira ibihingwa ari guhinga ibyibanze kuri we ni makadamia na avoka inanasi zikaza zije kubyunganira kuko ntago arafata umurimo w'inanasi gusa ngo avuge ko nacyo kigiye kuba igihingwa mu gihe cya sezo yihinga nk'uko wabibonye tuba dufite ibikorwa bitandukanye birimo guhinga kubagarira imyaka gushyiraho ifumbire usanga byibuze mu ayene y'abakozi mba mfite batajya munsi y'abakozi 45-50 buri munsi mu gihe byibuze cyayo mezi tuvuge reka duhere nko mu kwa 9 imvura itangiye kugwa kugeza wenda nko mu kwa 11 kurangira ntago naburaga abakozi 40 bahoramo mpemba buri munsi duhembiye amafaranga 1200 urumva ni ubuhinzi butanga akazi butanga akazi butunga abantu mbere tukinatangiraho ari n'igihe nashakaga n'abakozi byibuze ngiye kuri gahunda yanjye akaba ari ugushaka abakozi nk'ijana kuko wasangaga hari abari guhinga kandi nshaka ko bigendera rimwe isambu ni nini nimba turi gutera ibigori n'urugero nitutabitera mu minsi 2 ngo bive mu nzira turaba turimo turadindira ugasanga nyine nk'abakozi 100 ariko nyine nkababura nkarindaho niyambaza abayobozi bani muzavuge mu matangazo umuntu ushaka akazi aze kwa Mana ku ifamu tumuha akazi muri make izina ryabaye izina ni Mana Mana agomba kuba Mana w'abantu urumva rero wasangaga turi guhinga abandi bari gusibira imiringoti turi gukora umuhanda wahari buca imodoka izana amafumbire itwariye ibyo twakuyemo by'ibishyitsi ugasanga ni ibintu byinshi nkeneye abakozi benshi cyane ko nk'uyu munsi wahaje nk'ubu hano iki gice dufitemo abakozi bageze nko muri 25
hari n'abandi barimo barahinga kugira ngo imvura niyongera kugwa urabaraza kubabona. Hari n'ahandi harimo nka 20. Urumva ni abakozi benshi. Ubu uko tumaze iminsi nta mvura iri kugwa, turimo turagerageza ahantu hari amasinde tuyahinge, niturangiza imvura nigwa duhite dushyiramo wenda imbuto za nyuma tuzarwaza kugeza ihinga ritaducitse. Tujya kugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye, tuzagaruka kugusura. Twaje mu ntangiriro aho batarabibona neza kuri kamera. Mana nize mbogamizi ukunda guhura nazo mu buhinzi? Imbogamizi za mbere, ubuhinzi ni ikintu gisaba amafaranga menshi. Hari igihe mba mbona hari ibintu bigomba gukorwa, tuvuge nk'ubutaka urabibona ko buracyakeneye ifumbire, kandi ifumbire iva mu matungo yanjye ntihagije, ifumbire iva mu mufuka wanjye ntihagije. Ugasanga icya mbere cyo ubutaka bukeneye ifumbire kandi ihenze. Iyo niyo mbogamizi ya mbere. Ya kabiri ari nayo inanakomeye cyane, urabona nk'uko twabivuze, hano hantu hahoze ishyamba, ni ukuzahura ubutaka. Ubutaka buba bwaragiyemo aside nyinshi, ariko biteye agahinda ko usanga nk'iruhande rwa ahantu bagukikije haba hari iki, hari amashyamba. Ugasanga nk'umuntu ruguru ahantu hakagombye kuba hari umurima, ahantu hakagombye kuba hahingwa, hari ishyamba iruhande rwawe, ahantu uri guhinga imyaka izatunga abaturage, izagira gute. Iryo shyamba rero ryonona bya bindi uri guhinga, rirabyonona. Ugasanga nta musaruro mwinshi wagira kubera ko ubutaka burimo ya mizi irashoreramo kwawe. Iyo ni imbogamizi ikomeye ijyana nanone na kwa guhinga kwa kera. Mbona akenshi abayobozi bazadufasha bashyiremo imbaraga ikibazo cy'isuri. Urabona nutembera mu murima uraza gusanga imirima yanjye iratunganije. Nashyizeho imiringoti nteraho ubwatsi ubona buransunika bugasunika inka zanjye iki ryose rikarangira zitarasonza. Ariko ruguru yanjye, iruhande rwanjye, nta n'umwe ukora imiringoti, nta n'umwe urwanya isuri. Iyo mivu yose iramanuka yose ikirunda iwanjye. Ugasanga hari ahantu ntegetswe gucukura umuferege wa 3 metero. Wajya gusibura ugasanga usibuye kuri 1.5 metero. Kubera iki? Ibintu byaturutse hirya. Urumva haza iyo koste yo nyihoramo, usanga buri gihe mpora ndi gusibura. Rero turasaba ubuyobozi budufashe kuri icyo kintu. Nibi dukora ni nk'uruganda, kuko turi kurema. Urashyira ikintu mu butaka, ukazagira umuntu ugikurikirana. Aha hagomba guhoramo abakozi baza bakora amasuku mahanga. So ni ibintu rero biri communautaire, bitutwara amafaranga. Nibaza ko na leta muri gahunda zayo igomba kutuzirikana cyane, ikadusura bakareba, bakagira ibyo wenda batwunganiraho. Ariko ari ikindi ni nk'ibi bihingwa byose mpinga nta na kimwe cyari cyajya muri nkunganire. Muri prioritaire zanyu mu avocane nta nkunganire irimo. Urumva nko kuri assurance biratugora, bigusaba ngo ukorane na ntuza na assurance zigenga, kandi urumva nta nkunganire ya leta ibirimo. Kandi nk'izi makadamia zigeze igihe cyo gufatirwa assurance, avocation ejo bundi zazigeze igihe cyo gufatirwa assurance. N'ama assurance nibaza ko inanasi zo zishobora kuba zirimo, kuko ni imbuto. Numvise bavuga ko imbuto zo zirimo, sindabimenya neza. Ariko assurance ni iki? Urabona nk'aha ngaha hamaze gushoramo amafaranga menshi, maze gushora ubaza imibyizi, ukabarayo naguze isambu, ukabara ibyo nakuyemo, ntago biri munsi ya miliyoni 65. Ntago bishoboka ko ubwo mperuka gukora twemvante tukora inventaire twasanze biri muri miliyoni 58, utarashyiramo ahandi hantu twaguye, utarashyiramo irihinga. Ubu rero irihinga ryewe risigara intwaye nka miliyoni 6-7. Urumva rero ni amafaranga menshi, ntago warebera ngo bigende gutyo. Niyo mpamvu tuba tugira ngo namwe mudukorere ubuvugizi, umuntu ubyumva, umuyobozi ubyumva, badusure barebe ibyo dukora, baduhe morale. Aha nimba ari n'agafumbire leta yateganyije kaduhe, nimba ari umuganda bawuduhe, kuko urumva nanjye ntanga akazi. Ni muri urwo rwego. Murakoze cyane. Nk'uko mubibona abakunzi b'ICYUZUZO TV, ijwi ry'ubuhinzi n'ubworozi, twari turi kuganira na Mana Inyasi, umaze kuba rwiyemezamirimo mu buhinzi n'ubworozi, ndetse mu buhinzi akaba amaze gukataza, aho amaze guhinga kuri hegitari 10. Yaraye kutubwira uburyo yakuye ibishyitsi. Nagira ngo murebe iki gishyitsi nicayeho niko hano hantu hari hameze.
ni ukuvuga ngo hari ishyamba ryatewe kera cyane rifite ibishyitsi bingana gutya, murareba igishoro yatanzemo ko kingana. Yaraye kuvuga imbogamizi agenda ahura nazo mu buhinzi, n'ahantu ku musozi yahinze amazi ari mu kabande nk'uko muri kubireba kuri kamera ko hakurya ni umusozi uriho amashyamba, niko na hano hari hameze. Twagira ngo tubereke uburyo hari hameze. No hirya haracyari amashyamba, aho yagiye asaba inzego zitandukanye, inzego z'ubuhinzi, inzego za leta zireberera ubuhinzi, cyane ko iyo ubuhinzi bugenze nabi usanga byabaye ikibazo muri segiteri zose, abasaba yuko mwamufasha kugira ngo n'aba bantu baba bamukikije bafite amashyamba amwonera ko yabasha gukurwaho, ndetse nabo bakabasha kwitabira ibihingwa nk'ibi ngibi. Ibi tubikora kugira ngo tugaragarize abanyarwanda ko ubuhinzi burimo amahirwe menshi, ariko ayo mahirwe tuba tuvuga, hari abo tugenda dukora ubuvugizi bigakunda, tukabona leta, guverinoma y'ubumwe y'abanyarwanda iyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ibashije kubageraho, ndetse batanze nkunganire. Uyu muntu mubashije kumugeraho nk'akarere ka Huye, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, uyu muhinzi atanga akazi kenshi. Aramutse abonye nkunganire, amazi akabasha kuzamuka nk'ahandi hose, akabasha kugera hano hantu muri iyi mirima, byazatanga icyerekezo cyiza kandi byazabasha gufasha sosiyete ituye hano hantu. Murakoze cyane. Yagiye atubwira ibihingwa ahinga, murareba ko ibiti bimaze gukura rwose. Uyu muntu akeneye ubufasha kugira ngo mumwegere kandi abashe kubona ku nkunganire nk'uko n'abandi zitangwa, kuko ngira ngo umuntu nk'uyu nguyu iyo ubashe kumuha nkunganire ntabwo ari wowe uyihaye, ahubwo bihaye sosiyete nyarwanda. Abaturiye muri ako gace bararya kandi bakaramuka. Mwumvise ko akoresha abahinzi barenga 100 mu gihe cy'ihinga, ndetse akanababura akiyambaza inzego kugira ngo zibashe kumufasha kugira ngo abashe kubona abahinzi benshi. Rero murumva ko ari igikorwa rusange gifitiye igihugu akamaro, kandi gifitiye umuturage wese akamaro. Kandi ibitekerezo byanyu turabyakira mu mpande zose z'igihugu. Icyo twifuza ni ugukomeza gukora ibiganiro, ariko natwe tukabona nkunganire, kuko kugira ngo tugere aha hantu ntabwo biba byatworoheye. Dukeneye ubufatanye bwanyu kugira ngo tubashe kugera ku bahinzi benshi nk'uko baduhamagara, ariko tukabura uburyo bwo kubageraho. ICYUZUZO TV, ijwi ry'ubuhinzi n'ubworozi.